hari abagore badakubitwa bashaka gukubitwa, hari abagabo batanywa inzoga barimo kuzisununa bashaka kunywa ibisa nabyo, hari abantu bashaka gukorakora ku tuntu, akajagari mu gikirisitu kareze. Abantu basenga basomana, abantu basenga basambana, abantu basenga ari amabandi ari abambuzi, abantu basenga barogana, abantu basenga baterekera. N'ubu kandi urimo sigaye mbona abantu bishushanyijeho ibinyugunyugu ku bibero, abishushanyijeho inzoka ku bitugu, amaso barayamaze, amatwi barayamaze, n'ururimi bashyiraho n'imikondo bashyira ku nzara hariho amabara 12, ku munwa hariho 6, ku maso hariho 7, ukagira ngo ni agapusipusi. Ariko ubona we bimaze iki we? Ntabwo baguhaye 2 se bakagukubita amabizu 20. Aro ubwo bari muri shira umuteto ya modoka ijya muri 5. Aro tuyavuyemo. Ariko ngo munyitegera. Sha barakwica utarabibona. Nubona mu idini ry'iwanyu rya usengera batangiye kukwita amazina y'amatitira ba mu idini ry'iwanyu. Ijwi ry'umukanguzi. Nitwa Tangamungu Jean Bosco, ndumuvuga butumwa bwiza. Muri iyi minsi ndabarizwa kuri paroisse ya Gasave, niho mbarizwa ku itorero rya Giheka. Nje nirukanka rero kugira ngo nanjye ngire ibyo nunguka kandi nanaganire namwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Twese tuvuge cyane ngo amen. Duhurire mu itangiriro ibice 32. Umurongo wa 28. Itangiriro bice bingahe? Umurongo wa 28. Aramubaza ati, namwe niko handitse? Witwa nde? Harimo akabazo. Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo kundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramusubiza ati, ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuhera iki? Imana ibaha umugisha. Dusoreze mu itorero ryo mu mujyi. Hari itorero ryo mu mujyi ry'Abanyaroma. Yari itorero ryo mu mujyi, capitale mondiale niko babyita mu ndimi z'amahanga. Reka turebe aba banyamujyi uko Paulo yabandikiye. Itorero rya hehe? Yego, ibice 6. Umurongo wa 12 ni mu isezerano rishya. Ibice 6 turebe itorero ryo mu mujyi icyo baryandikiye. Umurongo wa 10 kangahe? Haranditswe ngo, noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyirarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo kugira gute, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abaki, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka, ibyaha ntibikabategeke. Twarangije. Mundebe mwese, ndabibasabye. Reka nganire namwe ku bukristo bushingiye ku kwatura ibyaha no kwezwa. Ubukristo ku kwatura ibyaha no kugira gute? No kwezwa. Mana ishimwe.
igitabo cy'itangiriro kirahambaye cyanditswe na Mose ni mwene Yeshebeti mama wa Mose yitwaga Yeshebeti papa we akitwa Muramu ni wa muntu watoranijwe n'Imana ishaka kumukoresha ibitangaza abaje gusenga haleluya kandi ajya gukorerwa ibitangaza ahantu hakomeye mu Egiputa ni wa mwana wavutse ku buryo bw'igitangaza Imana iramurokora ku bushake bwayo kandi arerererwa ibwami kandi arokora bene wabo Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Imana yamuhaye intwaro nyinshi mu gifaransa babyita équipement divin ubwo rwabo kera arishima nivuga igifaransa twariganye yarazi igifaransa cyinshi cyane équipement divin ni intwaro z'ijuru Imana itanga ntago ziva mu bitoki ntiziva muri kawunga ntiziva mu guterura ibyuma ntiziva mu kwirukanka ni intwaro z'ijuru équipement divin niyo mpamvu Bibiri ivuga ngo muzaba abagabo si ngombwa ko aba yambaye ipantaro naho yaba yambaye ingutiya n'umugabo afite équipement divin équipement divin yazimuhaye abaje gusenga haleluya iya mbere yamuhaye rugikubita inkoni azakoresha ibitangaza inkoni iya kabiri inkingi y'igicu ku manywa n'iy'umuriro nijoro équipement divin intwaro z'Imana zikora hose abaje gusenga haleluya haleluya izo ntwaro zaramufashije iya gatatu kumva ijwi ntuwitagire ukagendera kuri orientation y'ijuru yego udapfa kurundumuka udapfa guhomboka ukamenya uko wambara ukamenya naho urira maze ukamenya nuko uvuga mama we kumva ijwi Imana yamuyobozaga ijwi ryayo kigiye yakozemo bakita teokrasi ni igihe Imana yikoraniraga n'umuntu ikamutoranya ikamuha ubutware bwayo Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane izo ntwaro nizo yamuhaye arazikoresha abaje gusenga haleluya yahuye n'ibigeragezo bikomeye ndavuga bikeya icyambere mu ikubitiro ry'umuhamagaro yane na yambure nicyo kigeragezo cyambere ho nacyo yane na yambure iki kigeragezo nta wundi mwanditsi wacyanditse ni Pawulo wagihishuriwe akibwira Timoteyo aramubwira ngo nkuko yane na yambure barwanije Mose agiye kurokora ubwoko bw'Imana ngo yajyanye yankona yikubita hasi induka inzoka ngo Farawo amubwira ati mfite abantu baruta wowe mfite abapfumu n'abakonekone ngo azana superviseur wabo witwa yane na yambure ngazana superviseur w'abarozi witwa yane na yambure nicyo kigeragezo cya mbere yahuye nacyo tusibye ibyo guhunga n'ibyo kugira ngo umuhamagaro wa mbere yahuye na yane na yambure ngo bazanye agashya basanga yizeye Imana y'umuriro haleluya inkoni ye ihindura isura ihindura imbaraga ngira tukukumba twose yane na yambure baraseba Imana izakunyuza utakunyuza
Yohana na Yambure nibo ba mbere yahuye nabo umuhamagaro. Icya kabiri gikomeye amaze guhaguruka ni icyabenye se Kora na Datani. Abangaba yabatsindishije kubarimbuza kuri gita. Iki cyaha yabasabiye nta wundi muntu uragisabirwa. Yaravuze ati ukuntu bambabaje baha ikintu kidasanzwe. Uwiteka turataka igici niba ari igiti ntibazongere kugana. Imana igira ibyo yitisha. Imana haleluya igira ibyo yitisha buheriheri ntibizongere kuboneka. Tera haleluya. Umvanise kuri gitisha ntuzongere kubibona. Yaravuze ati ukuntu bambabaje ejo batazanazuka n'abuzukuru n'udusafuriya n'udukoko n'udukwavu n'utuntu twose ekipomadive. Ngo bose baratinya. Ngo bose baratinya. Haleluya. Haleluya. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Haruta n'amashuri bamwe bo mu isi barata. Haruta ibyubahiro bamwe bo mu isi barata. Haruta amafaranga bamwe bo mu isi barata. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Yandutiye byeri na za mitsingi. Ni nayo mpamvu nk'igikoma kandi naho cyabura nanywa amazi. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Hari umuntu wabonye Yesu ngo ashime Imana atere haleluya. Nayiretse 8 ngewe mitsingi nayiretse 8 kuva icyo gihe nywa amazi nkanywa icyayi na fanta ibindi ntabyo nywa sinzi iyo bituruka. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Haruta amafaranga bamwe bo mu isi barata. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Yandutiye byeri na za mitsingi. Ni nayo mpamvu nk'igikoma kandi naho cyabura nanywa amazi. Ngashima umwami Yesu. Haleluya. Iri teraniro turarigira dute? Ngaho nimutuze turaza kuzitera z'urwunge nyuma. Mwimarira iminota. Nari navuze ko ntaririmba none ndakosheje. Ariko mbije muri katunaririmba. Haleluya. Haleluya. Mose ahura n'ibyo bigeragezo by'ikubitiro. Cya gatatu ahura n'inyanja itukura. Inyanja zijya ziza imbere yacu ariko iteka akazica tugatambuka. Haleluya. Haleluya.
icyakane gikomeye navuga byinshi uzabisoma mu gutegeka kwa kabiri ngo yakubise igitaro ko atabwiwe ngo arangije Uwiteka aramubwira ngo ngukujeho Mose we ngukujeho nzize siki wagiye urikarakasa wagiye urirya wazanye imyiryo mu mpano naguhaye wazanyemo imyiryo mu bintu naguhaye bitari bya so wanyu ibintu nakwiyeretse biturutse mu ijoro wabizanyemo imyiryo kubw'ibyo rero turabipfuye ntago werekanye kwera kwanjye noneho uguze ikintu ngiye kugukorera ni igiki urakirebesha amaso gusa ikihe Kanani ntabwo uzagerayo ukirebesha amaso gusa iyo myiryo wazanye igukozeho ndashaka kwerekana kwera kwanjye atazagira undi muntu uzapima yaba azi kwantona bambwira batandukana ati ntabyo nkoze iyo myiryo nta ishaka yaba yaguhaye dutaye twiza wambara ukaberwa ukazamura ukageza iyo myiryo ntayo nshaka wazanye imyiryo wakwigisha neza bafashwa bati si ibya anko si ibya tantine wazanye imyiryo watangiye guca amafaranga ngo bazane iyo myiryo wazanye ntabwo uri bugereyo niba urambura ibiganza ku barwayi bagakira si ibya so wanyu si ibya nyoko wanyu si umurage wa so ni impano yaguhaye wizana imyiryo nta myiryo ngira mu bintu ntanga iyo uzanye imyiryo ntabwo urama none rero kugira ngo nerekane kwera kwanjye ntukigezeyo nicyo kigeragezo cya nyuma yahuye nacyo ngo yaringinze nabwo ati oya rekeraho wajya kuntereka nkatereteka ariko ibyo byo ntibishoboka ntabwo bishoboka bizabere nabi kabuga bizababera urugero hatazagira uzana iki imyiryo mu bintu namuhaye ubu ngenda nigengesere kugira ngo ntazazana imyiryo ntiwampamagaye nkazaniruka hari amavuta nakwace oya nta myiryo banza uzane senkani banza uzane ntegera moto ntegera imodoka nta myiryo muri ibi bintu nta myiryo no kugenda wibombaritse kugeza igihe uzasoreza urugendo mbwirira mugenzi wawe ngo urumvise neza ra cyokora ngo yaje kugerayo mu isezerano rishya harabivuga kuko Uwiteka ari umunyembabazi amashyi ku Mana yacu amashyi ku Mana yacu igitabo cy'itangiriro ntabwo ari cyo gikuru nubwo cyitwa itangiriro mu bitabo Mose yanditse 5 mu ndimi z'amahanga babyita livre pentateuque hari ikindi gitabo batavuga yanditse cya Yobu ngo yacyanditse ari Midiyani aragiye intama za sebukwe ngo yumva inkuru y'umuntu wakubititse witwa Yobu baratuye ahitwa Uzi wagira amatsiko yo kwandika arabibika rero burya abahanga bavuga ko cyanditswe na Mose haleluya yanditse igitabo cy'itangiriro Imana imuhishurira ibyabayeho atariho mu masengesho tugira ihishurirwa haleluya mu masengesho tugira iki uzi ibintu biba mu masengesho uzi ibintu bibamo ujyana n'abantu 3 gusenga mwese mwambaye boda mwaburaye mwageramo mutangiye gupfukama nta nayo gutega mufite muri wasa kintu ariko mwayikubita imbere mwakavuga ngo zomere ngaho rero azomere ninza atese kandi yambaye boda twese twarakubititse akanga Imana iguhaye inzu ubu si wowe ufite inzu mu masengesho havamo amabati
mu masengesho havamo amasimu, mu masengesho havamo imodoka, mu masengesho havamo ihishurirwa rikomeye, mu masengesho Imana irema ibintu. Abashe gusenga haleluya. Arahishurirwa rero arandika, yandika byinshi, yandika ibyiremwa ry'ibintu n'abantu. Arakomeza arandika, yakundaga kuba mu masengesho ku musozi wa Sinayi, abaje gusenga haleluya. Yandika iby'umuntu wishe mu mwene se witwa Kayini, abantu babiri ku isi, umwe yica undi, ngo yamuhaye ko akora neza, ngo agakora nabi. Ubwo nibakwanga uzajye wimunyamunya, dore hano birahari. Babiri baranganye bariho ku isi, none wowe n'uburo buhuye ngo barakwanga, baramaze uzajye ubibwira Imana, Imana izakurengera. Abashe gusenga haleluya, abashe gusenga haleluya. Iki gitabo kivuga umuntu wibonye, umwenjeniyeri watewe n'ubwibone. Hari umwenjeniyeri watewe n'ubwibone witwa Nimurodi, yararokotse umwuzure. Bari babyirutse inyuma y'umwuzure, bice 11. Umuhanga mu kubaka witwa Nimurodi, ngo Imana yamuhaye ubwenge bwo kubaka. Aravuga ati impano ndayibyazamo umusaruro, basha ndabageze ku Mana uko mwakavutse. N'ibyaha byanyu na kamere zanyu na karande yanyu ndabagezayo. Ngo yubaka umunara Babeli, bishaka kuvuga desordre, akajagari mu gikirisitu kareze. Abantu basenga basomana, abantu basenga basambana, abantu basenga ari amabandi, ari abambuzi, abantu basenga barogana, abantu basenga baterekera. N'ubu kandi urimo uri Babeli, tuyi Babeli. Ngo yashatse kugeza abantu mu Mana, ngo ayitunguye mu bwenge yahawe. Ubwibone sigaye mbona abantu bishushanyijeho ibinyugunyugu ku bibero, abishushanyijeho inzoka ku bitugu, amaso barayamaze, amatwi barayamaze, n'ururimi bashyiraho n'imikondo bashizeho. Babeli akajagari, ubukristo bw'akajagari. Kabona umuntu afite ubukristo bw'akajagari, kabona umuntu afite ubwiza bw'akajagari. Yarabujagaraje, yishize ibiharanjongo. Niko gutegeka kwa kabiri bavuga ngo nimukishyire ibiharanjongo. Kabona abantu bishize ibiharanjongo, ku nzara hariho amabara 12, ku munwa hariho 6, ku maso hariho 7, ukagira ngo ni agapusipusi. Ni Babeli. Ibi byaturutse mu 11. Tugende ku Mana sha uko turisha. Ibi bintu sha igira kondisiyo zikomesha. Reka tuyitungure tugereyo. Ibi bintu byo kugenda mu ntimbo nyamonya, Babeli tuyitungure tugereyo ko twavutse. Imana ngira barero ati ntago muzaza uko muri, muzanyura muri Yesu Kristo. Hari inzira yaciriwe sha. Abaje gusenga haleluya, abaje gusenga haleluya. Reka nihute. Iki gitabo kivuga umuhungu wahararutswe umurage. Hari umuhungu wahararutswe umurage, abicira amazi, witwa Esawu, abicira amazi, arabihaga pe. Mu bice nka 20 bingahe arabihaga, akajya yirwa byatura abiririmba. Ariko yako karame, ariko ibi bintu data yampaye apu, ngo turi abana b'imfurara, ubuse bimaze iki? Ashigari we epu, wazabyijyaniye haryo ndati nzabyijyanire, uzabitwara, ubuse bimaze iki? Ashigari we apa, ashigari we ndana nisonze nyihere dushimbo, dati se wampaye bya bintu bya wahaze, ariko ubona we bimaze iki we? Ubuse mbiguhaye byakumarira iki? Hari abagore badakubitwa bashaka gukubitwa.
abagabo batanga inzoga barimo kuzisununa bashaka kunywa ibisa nabyo. Hari abantu bashaka gukorakora ku tuntu bamaze guhaga. Uyu murage twahawe bamaze kubihaga, bamaze kuhararukwa, ngamaze kubicira amazi arabimwihera kandi biramufata. Niwe nasomye abashe gusenga haleluya. Abigura iki? Udushimbo twa rojyorojo. Rojyorojo se mwebwe murayisi ko muvutse mu gicire. Rojyorojo ni ibishimbo bitarimo inyanya wadibuyemo amazi nta kindi kintu ufite, kugira ngo abana baze guhuta baryame. Nta runyanya nta gitunguru, ukadiburamo amazi. Niba ari igikombe kimwe ukadiburamo nk'amaritiro angahe, abana bagahuta bakaryamiraho. Sikigare we, babyita rojyorojo. Udushimo ngo yatuguranye umurage. Abasha gusenga haleluya. Nigeze kuganira n'umubyeyi umwe, nagiye kwigisha umwuka wera aramanuka arambwira ati ariko ngenda naracumuye. Yego ko ubwo wacumujwe n'iki mubyeyi? Ati naracumuye yewe ndumva ijambo ry'Imana rimuritseho. Nti yego. Ese wacumuye ibiki? Ati ndashaka kwatura. Imana igufasha. Hatuzi icyaha nakoze. Ati nasomye umuntu ntazi. Ngo yasomye umuntu atazi. Ego ubwo so wapfuye gusomagura gusa. Nakombe yaramuhaye karojyorojo, yaramuhaye rifuti kuva munsi y'ikiraro ku Kinamba kugera Nyabugogo. Niko kuva nkanga ujya hariya hirya kuri gare. Iminwa yari yayitanze rifuti gusa. Rifuti yayiguranye iminwa. Kandi za rojyorojo zireze. Ndamubaza nubwo se ubwaye byaye kangati gatatu. Ufite umugabo? Ati ndamufite. Ubwo umuntu yaguhaye rifuti muri metero 15 mugera ku rwego umusoma utanamuza ati narayimuhaye. Simuzi ariko yampaye rifuti asabye iminwa ndayimuha. Rojyorojo. Kurebye hasi. Wese baguhaye iki? Ntabwo baguhaye bibiri se bakagukubita amabizu 20. Yaguranye umurage arawugurana. Wowe se kurara udasinziriye kuri telefone baguhaye, wagira ngo si bya kera si bya byubu. Telefone baguhaye urasinzira, message se zanditsemo wagira ngo wazereka umuntu. Ntabwo washizemo agatunguru kandi ari umuntu runaka. Ntabwo washizemo akanyanya kandi ari izina ry'umugore runaka. Rojyorojo n'ubu ziriho. Harya ngo tugiye kuganira ijambo rishingiye ku cy'ubukristo. Ubukristo bushingiye ku ki? Kuko atari ibyaha no kugira gute? Ariko ubundi bwo witwa ndi? Iyo uza gusenga hano buri munsi witwa ndi? Iyo buri munsi utegati cyukaza rwose uzagize, ariko se wirirwa hangaho urinde? Buri munsi ko harangaha urinde witwa ndi? Ubwo ntabwo uri Yakobo. Ubwo ntabwo uryamye hangaho uri Yakobo. Ubwo ntabwo umaze imyaka hangaho uri Yakobo muri rya dini ryawe. Imana irashaka kuguhindurira izina. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana yacu. Rojyorojo arayitanga bisu, arayitanga. Abandi bajya ahantu bakirirwa bambaye ubusa, barazitanga. Imirage barayitanga, bakagenda bagasa n'abandi. Abazi iby'umwuka wera akigendera. Iki gitabo rero kivuga uwo muhungu wagurishije umurage we. Imana idufashe cyane. Nihute soze. Iki gitabo kivuga umuhungu wikozeho witwa Yosefu. Abenshi mukunda kumushima, ariko yakoze amakosa birakomeye.
amakosa birakomeye ngo ninde mukunda kumushima ariko yakoze amakosa abiri akomeye dore ikosa yakoze ibice 32 gukomeza yavuze amasezerano atarasohora yagiye yasasa yagiye avugagura amasezerano amena amabanga y'amasezerano atarasohora bimukoraho nikosa yakoze yamennye amabanga kabiri ayamenera bene se ayamena n'umuryango wose wateranye harimo se na nyina bateranye aratangira abari inkuru ariko daddy yahereye muri bene se ariko ba brother ba bro ariko baravuga ye ubu nawe nuvanga uravuga ibyo twiriwemo muzi ibintu narose bati ni ibiki mbese urabona rube you simiyo hari ibintu maze iminsi mbona bati ibiki uzi ko narose bataha imiba 11 bataha inkiko biti imbere hagasigara uwanjye gusa bati subiramo twumve mbese urabona abisubiyemo ngo bari bazi kurotora inzozi abayuda barabizi barabataka gahungu kazatuyobora nicyo bishaka kuvuga batangira kugapangira gakora indi shuro ya kabiri icyaha gikomeye kongera kubivuga kagize irindi yerekwa ryagutse noneho kabivuga na papa na mama bahari daddy hari ibintu nabonye batikagire nkuru nanone bya bindi byongeye ibiki noneho nabonye imiba 11 mbona n'inyenyeri n'ukwezi basi bibaye kabiri uzuba n'ukwezi bati basi uzatuyobora maze ngo batangira kumupangira dore amakosa ukora aro ngo bari muri shira umuteto ya modoka ijya muri 5 aro tuyavuyemo ariko ngo munyitegera sha barakwica utarabibona ibyo uvuga ni ibiki ibintu byaturutse mu ijuru urabyasasa mu isoko ry'ikabuga urabibwira nde ngiza ntembagiza kabuga basi ngaho bivuge urabibwira ndetse urabibwira utazi n'ijwi ry'Imana waguye uriheruka kera ngo munyitege maze ngo tuzabona n'indege ngo tuzajya Canada nta nubwo uzagera ni Kanombe nandetse bazatuma utagerayo abayuda bazi imvugo y'Imana kandi abenshi ntayo bacyumva barashinga iryinyo kurindi bafite ishyari abashe gusenga haleluya ngo birangije baramupangira barangije ingorane zavuyemo bamuhimbye izina ritari irye bamwise Karosi nubona mu idini ry'iwanyu rya usengera batangiye kukwita amazina y'amatitira ba mu idini ry'iwanyu uzagende gakeya niba ukora ku rusengero ukabona umuntu araje komera revera sha uri revera wacu itonde ubwo baje niba kwita revera hano uzajya ugenda ukebereza ubwo baguhamije bamwise Karosi Karosi yaje komera mushumba mukuru profete basi baje bashingiye ku by'uhora udomo kuvuga ngo nanone yongeye iki ko batangiye kukwita amazina ashingiye ku ishyari ry'imirimo barushaho gukora ko batangiye kuguca intege baje ngo bamwita Karosi kandi baramupangira babigeraho bamushyira mu mwobo abaje gusenga haleluya bamaze kumushyira mu mwobo baravuga ati reka twe kumwica tumushyire mu mwobo azipfusha cyangwa inyamaswa zizamurye Rubena ngo akigenda ngo haba haje abishimayeli Imana igira inzira zayo abaje gusenga haleluya
ngo ako kamwanya sha ureba inzira y'Uwiteka ngo haba haje abaki abishima mwebwe yo mwumva ngo Yosefu yabaye umwami mubisoma gutyo yagiye ari nyagupfa aniseti ntabwo yagiye kuri rifuti ntabwo bamuhetse ku ifarashi dore umuntu ugiye gusingira amasezerano ni iminyururu ku maguru n'iminyururu ku maboko inyuma y'ifarashi nuko tugenda tujya mu bwami nashaka gwenzira mu butayu n'umugurano bamuguze ibiceri 20 dusa n'abatariho ariko turiho umuntu ugiye gusingira amasezerano mama pasiteri iminyururu ari kumwe n'abandi kandi baramutwara ibirometero ntago bazi icyo azaba cyo kuba bambaye boda ntago tuzi icyo uzaba cyo reka uzaba umuntu ukomeye kubukodesha ishyura neza wikwambura dore umuntu ugiye kuyobora kandi agurishijwe na bene se harya waje i Kigali guti bari bakwirukankanye ubwo waje mu masezerano aragenda ageze aho bamugeza bamujyana mu isoko adafite agaciro bamugejeje mu isoko Potifara za kurangura mu isoko nukubirandura nk'ubirandura isace akase gafite itakora ko ndeba arakayobera kazabasha kwikora injerekanera dore umuntu ugiye kuba umwana dore nuko isi kugira ariko hari Imana yakuvuzeho nuko birandura bareba amatako kwa kundi ufata isake ukumva ko yavamo ikiro kase kazabasha gusunika ingorofanera bakamwata ariko boss karasa neza kazahembuka mu ndebera keza dufata kandi zotewe yako kambere ako kambere bareba ahantu hose naho agiye kuba umukozi wo mu rugo niho agiye guhera amasezerano mu macuma canye ngo agiye amaze kurya we abaje gusenga haleluya ngo amaze kurya aritamura umwana w'umungu ngo abinzore nziza ngo icyo akozeho cyose kikaba umugisha kikabice maze ngo Potifara aramukunda ariko uko amukunda nyirabuja aramubenguka kugenda utera imbere hari ibikubenguka kugenda utera imbere hari ibikubenguka burya birabyindimi birahari yego hari ibikubengutse muri iyi minsi urabe maso hari bigucwa mamiye urabe maso ngo yagiye ku kazi muka Potifari ngo aheza abandi bagabo zabisome 37 kuzamuka ngo aheza abandi bakozi bamuhamagara mu cyuma bwati yose iyo washashe nibwo sinzira neza umvanya ngo yinjiye mu cyumba mwinjira naho Satani yarebye kure yarebye icyo umwana agiye kuba cyo arangije mutega bombe ikomeye ajya atera abantu bakaryama aho ni bombe imwe nkurikira ni bombe imwe naho nagarukira hanga ni bombe imwe atera abantu bazakura abandi mu kaga ni imwe nta yindi ntwara akoresha umuntu uzakura abandi mu kaga Satani amutera bombe imwe yitwa ubusambanyi niyo ngiye si ubusinzi oya si ukurwana si ni bombe y'ubusambanyi ni yagutera kabara guhamije ukava mu murongo kandi burya niyo yaguteye umwana w'umuhungu ayizibukira icyo cyago asigarana ijakete akoresha taktike ya nyuma yo kumucisha umutwe avuga ati nubwo ncitse ndarira kandi nindira biragukoraho aratangira ararira agatabo k'umugenzi kavuga ko amarira ya muka Potifari ngo wamurebaga yasangaga yafashwe ku ngufu rwose
kandi Yosefu ari hari tuvuge pandagari niyo muzi ari hari yaboshwe muri pandagari ngo yasaga n'umunyabyaha rwose ubyujuje ariko mwijura n'umukiranutsi ngo yararize ka Potifari ngo yararize uretse ibyo mwiririshwa kandi arirasaba ibihano byo kumuca umutwe yararize kugeza ubwo umuntu urinda umwami wa Egiputa aza barahuruza batutabara amarira ye yarakaze kugira ngo amasezerano y'umuhungu apfe ni bombe imwe bagutera ntuzongere guhagarara aho mutakibona benshi niyo bombe bahuye nabi ibirangire byinshi mwari muzi niyo bombe ntabwo ari ubujura ntabwo ari kurwana nimwe y'ubusambanyi bahitera bo bita le VIP spirituel niyo bakoresha abashinzwe gukura abandi mu kaga niyo ngiye batera ngo yararize karitsira hururana n'abandi baraza ngaroroma ba uzi ko hari igihe umucamanza iyo ugeze mu rukiko abona watsinzwe kuba dukoreshe turufu ya nyuma yo kurira abati nta yindi sigaye uze kuri imbere y'abacamanza wenda barakugabanyiriza ugatari gamwe akabyaramwe aravuga ati turayikatuye amarira y'umubyeyi warize wowe iwe ari ku gitanda cye afite ijakete ariko ubwo mwumva Yosefu wabonye ikibero cy'umwarabukazi Yosefu w'impunzi wabonye ikibero cy'umwarabukazi akirukanka maze twebwe tugeze kwa Rubangwa tukabona abanyira kadubiri bageje tugonga inkuta nkaswe ikibero cy'umwarabukazi Imana igitanga imbaraga amashikomana yaca amashikomana Yesu we ko wangenje kuramaze kandi kuranyuze ababyeyi wabagenje ute Yesu we ko wangenje kuramaze kandi kuranyuze abagabo wabagenje ute Yesu we ko wangenje kuramaze kandi kuranyuze abaririmbyi wabagize ute Yesu we ko wangenje kuramaze kandi kuranyuze abanyamwuka wabagize ute Yesu we ko wangenje kuramaze kandi kuranyuze abakijijwe wabagize ute Yesu we ko wangenje kuramaze kandi kuranyuze haleluya ararira maze se sano n'ubundi narabivuze uretse ko nakarushije imbaraga umbasha yakarushije imbaraga zifite nde dore ni jakete ariko shu urakabamba uragaca umutwe Imana yacu turangaje imbere naho mwisi hari bikwasamiye ababonye Imana batere haleluya Uzemera ko ibirenge byawe bigira gute ikurinda ntabwo ihunikira Imana irinda abisirayeli amashi ku Mana yacu ararira cyokora abahanga mu kwandika baravuze ngo Potifari ntago yumvise ibihano arimo gusaba ngo Potifari abahanga bandika bavuga ngo yarazi neza ko umugore w'umuka Potifari atuwa ari indaya kandi amuca inyuma buryo uzi ko batuzi avuga ati warira urira yo kwarika ariko akakana ntago nagushira amakenga ndabanza ni ariko
shuka utabigira vuba titonde banze ndebe isezerano rye ryaramugeragezaga kugeza igihe ryageze gute ryasohoreye. Ngiki gitabo cy'itangiriro mutajya musoma. Baragenda barafunga, ageze impano z'Imana zirakomeza kuko atakoze icyaha. Haleluya, haleluya. Abandi bandika baravuze ngo Yosefu afunguwe bamaze kumugira umwami. Uzi ibintu yakoze mama pasiteri? Ngo yaragiye ashimira muka Potifari. Reka nsuze umugabo mutagira ngo mawe wa muka Potifari. Ngo yaragira amushimira mama ngo madamu wakoze neza. Ntabwo yamwituye inabi. Watumye singira amasezerano. Ntacyo yamutwaye. Burya hari ibintu bigutera ibisongo bituma ujya mu masezerano. Ibyo ngibyo urimo biratuma ujya gusingira amasezerano. Haleluya. Iki cyaho yigikoze ukuzaho. Kandi kirezi. Hari ingingo enye ngiye kuvuganisha akasozi enye. Umuntu arinda kugira ngo abane n'Imana iteka. Enye urugingo rwa mbere n'ururimi n'umunwa. Iyo utarurinze wiri gusomana nk'inyoni. Niba atari umugabo wawe usoma cyangwa umugore wawe ukurirwa ubunzuye umunwa n'umunwa, nta kiza kizavamo, nta badayimoni uzirukana, nta mugisha uzasaba. Uruhombo rwawe rwarazibye. Aka kanwa niko twirukanisha abadayimoni, niko dusabisha imigisha. Iyo ukanduje urugingo rwa kabiri ni amaboko atanduye, ibiganza. Niba byiba bikiba bosi, niba binyanganya, niba bikirigita abagore bandi cy'abagabo bandi, nta n'ikinyabwoya wakwirukana. Ibiganza byawe biranduye. Urugingo rwa gatatu ni ibirenge. Aho muzakandagira hose hazaba hari. Niyo mpamvu bagutora bakabati nubwo utize uzajya tubikira. Aho ugeze bati tuyikira ikimina. Siko ndiza ati runaka burya nindira. Tuyobora aho kandagiye hose hakaba hawe. Ni umugisha Imana itanga. Ahantu hose wakandagira bakati turamuzi. Aho kandagiye hakaba hawe. Ntujye mu manjwe, ntujye mu bitero bibi, ntujye mu bagambanye, ntujye mu nteko mbi, urera ko birenge. Urugingo rwa kane ni umutima. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Kuko iby'ubugingo nimwo abashe gusenga. Haleluya. Urugingo rwa gatanu uyu muhungu yatsinze imyanya y'ibanga. Iyo biturukiryi kurukiryi rwawe nzahakoraho umugisha. Iyo urwandagaje ukargira isoko umwanya w'ibanga iyo ukoresheje nabi. Pawulo abyiyama mu bice bitanu. Abakora ngo barasambanaga cyane. Yarabwira ati ibyo mukora murabizi mwa bakora namwe. Ntabwo muzi ko iyo umuntu yifatanyije na maraya umwe akurura umwuka wiwe. Bishaka kuvuga iki? Iyo usambanye n'umuntu umwe wenyine, umwe, igicuri cy'iwabo urakizana. Kwimanika ku mapoto niyo bimanika nkwa. Imyaku y'iwabo nkwa. Ukabona iduka usigaranye mu munyu gusa niwe wabizanye. Gukuramo amadata ariko ko asigaye kuramo wa. Ibyo bintu mukora murabizi mwa bakora intobo. Niba ushaka kubana n'Imana urinde izo ngingo. Ntabwo ko umukristo arakajagara. No. Muraza mukabyina ni byiza ariko muri mu nzira itoroshye. Hakoze ibintu twanze wowe kugeza amagingo aya. Hakoze ko ndi umunyakigali. Uzi imyaka amaze i Kigali iryaguye. Ndi umunyamugi. Mba narakize. Ariko none ntacyo mbaye. Urinde. Uririmba urinde, usenga urinde. Imana ishimwe kuko mucecetse. Iki gitabo
umubyeyi wahanye kandi aranashima aranahemba witwa Yakobo agiye gupfa ngo yari yarahumye soreza aho ngaho minota yangirageze ni seti nabo batuganiriza ndi bakozi b'Imana iki gitabo gisozwa n'amasezerano guhera ku bice 50 ariko muyo mbara mvuga akakana ngo mufite imihamagara dore umuhamagara abahungu babonye amufite imihamagara bashumba mwebwe ikivi cyanyu mwaracyushije muzigendera amahoro singiye bacyura ngo dufite imihamagaro tuyishime ngaho kazanya hari abahungu babonye umuhamagaro Yosefu agiye gupfa yaravuga ati ndabisabye ntihazagira umuntu mpambino muzikorera amagufa yanjye ayiwe reba rero abasore bayahaye bayashyira mu isanduku mama ritekereza uwo muhamagaro bawuguhaye ntago nzi ibyiciro ibyo ari byo ariko barabatoranije kuva mu Egiputa imyaka 40 kandi basubiraga niyo bavuye bazenguruka hari abasore babaga bikoreye isanduku irimo amagufa ari ngiye navuga ntururuhambirwa ibintu nikoreye nzakura mu iki ubundi yari mwene wacu ko yapfuye ko yaturokoye azakomeza turokore ndirebera Mose sikigare cyangwa nirebere n'abandi ba Yosuwa uyu muhamagaro ushobora imyaka 40 usubira ivuye baruhuka marimi inkingi ihagaze nawe ugahagarara ugatura abandi bajyanye izahabu wowe ujyanye amagufa uyu muhamagaro ushobora imyaka mama Dimo konzi gukanyakanya wabishobora twikora amagufa abandi bajyanye izahabu batura imyenda yabo n'abana babo babonsa wowe ugatura isanduku y'amagufa atarayasobanyu uyu muhamagaro nda ushobora hajya ngo umunyamuhamagaro tuyishime ngaho kazanya Imana ikwiye kuduha imbaraga ngo barayikorera barayajya bega abahungu ngo barayajyana bayageze i Kanani uzi icyo bishaka kuvuga amasezerano ni umutungo wimukanwa ko nta mashyi ukomye wajya i Burundi wajya Amerika amasezerano agenda mu muntu ntagenda ku muntu hari icyo Imana yakuvuzeho tera haleluya uzabibubutana mpaka aho uzajya hose azakomaho kuko ari Imana yabivuze amen hari ibintu mbubutana bitarasohoka nibisohora muzabyumva nzaza hano kubibabwira yego Yakobo rero yarahumye arahemba kandi arahana niko Imana izahana kandi ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ingingo zanyu ntizigakora ibyo gukiranirwa ibyaha ntibikabategeke nijyana iyo mari nimbi ubitse imari mbi muri wowe ntabwo tuyizi ariko urayizi Imana iragusaba gutura uwo mutwaro tutazi ariko uzi ngo ahamagara abana be ibice 49 ngo arangije kubahamagara ngo maze witwa Rubenisha aza yiteye ijeki ngo aza mu bambere ari umwana w'imfura kuko ariko itegeko ryavugaga ya maze ngo amubanza amagambo meza ngo ati Rubeni we karame dadi uri imfura yanjye sha uwo gushobora kubyara kwanjye twatangiriyeho ariko uzi ikintu gikurikiraho Rube karame dadi ngo yarazi ko agiye kumubwira ibintu byiza kuko ari umwana w'imfura ntabwo uzabona ubutware uzi icyo uzize wuriye uburiri bwanjye urabuhumanya wandongoreye umugore numva sha ugira ngo narahumye ugira ngo amatwi yanjye ntacyumva ugira ngo narashiriwe ariko imbaraga nzifite mu kanwa mpambuye ubutware Imana ibimukujeho ku munota ni Imana dushaka kuvuga mu buryo bw'umwuka uramenye Imana ntizagukuzeho utware tuzi kuri mu nzira
abaje gusenga haleluya wibika ibyaha mu mubiri wawe uzarimbuka ejo bundi uzabora ahamagara Lewi na Simiyoni ba kabiri Simiyoni we na Lewi karame dadi muri nk'amazi asuma atembera adahama hamwe muzabisome mu 49 ariko mwabahungu mwe muri abagome mutima wanjye ntukajye mu nama zabo aba bahungu n'abagome ubonye ngo mushuke nkora ubumwe n'ubwiyunge na bene Hamori uvuka umwana witwa Shekemu wafashe mushiki wanyu Dina akaza kwirega nkabahamagara nkabaha imbabazi mwarangiza mukankoresha ikosa rikomeye mukabasaba ko iciro mubacira uko bakebwa bagasa natwe mukabashyira mu idini ryacu naho kumbi muri amabandi muri abagome muri abanyenzika bamara gucebwa bose umudugudu wose bene wabo mugaca ruhinga nyuma ari ibisebe gusa bambaye amakanzu mukajyana inkota ntaho basha kwiruka mukabacindagura mukabamara muri abagome uzi ikindi mwakoze umujinya wanyu urakaze cyane murangije no kubica ntago mwashizwe mwaragiye mutema ibirono by'inka zabo nta butware mubonye muri abagome mugira inzika mutima wanjye ntukajye mu nama zabo ngo yihamagarira uwo bita Ashera amwata Ashera we yizire rata iwawe hazaba ibyo kurya imitsima y'abami Imana iguha umutsima Imana iguha ibyo kurya iwawe abami niho bazajya barira Yuda we yizire nawe sha ntago ubutware buzavi wawe inkone yo butware ibindi ndabivumye byari bizi ko nashiriwe ariko mu kanwa kanjye hari imbaraga mu ijambo ry'Uwiteka harimo imbaraga abaje gusenga haleluya abaje gusenga haleluya Yakobo agiye yanduye agiye Kanani yanduye hari abakristo bari muri iyi nzira bagenda banduye kandi bakabiryamira kandi bakabyiyorosa kandi bakabibyukira bakabizamurana mu ntera zaho bari aho batuye muri wene wabo n'amadini wabo kandi banduye babizi banduye ariko Yakobo yarimenye arangije amasengesho yawe wenyine ageze ya Boki ngo marayika abona ko amushaka baje gushaka Imana haleluya ngo araza aramugendera aramukiranya ijoro ryose ngo yarazi ko ari intumwa za Esau zimuteye ngo ashiramo agatege ndakwifuriza gushyiramo agatege muri aya masengesho abaje gusenga haleluya ntutahe wanduye nk'uko ubushize wabikoze uramenye ushiremo agatege Imana ishimwe cyane ngo bugiye gucyambwa ati ndekura undi ati ntago nkurekura aba yamenye ko ari marayika aramuga ngo ntago nkurekura utampaye umugisha haleluya arangije amazi atari kubundi ko ndeba wakubaye ko ndeba ufite imbaraga nyinshi ufite ikibazo ki witwa nde ahita yatura ubukristo bushingiye ku kwatura no kwimenya ikibi aravuga ati ngewe burya ndi Yakobo marayika arebye asanga ntago yamubeshye Yesu nakureba asanga uvugisha ukuri mubwire byose ku murongo bikugoye Imana iragukunda abaje gusenga haleluya aramuga ngo kuko uvugishije ukuri ntabwo uzajya Kanani wanduye humura ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo wa Isirayeli ubwoko bw'Imana bwahawe umugisha amashyi ku Mana yacu amashyi ku Mana yacu Bibiliya yavuze ngo nuko rero torero ryo mu mujyi ry'Abanyaroma yemwe torero ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izagira gute izapfa wibyinana ibyaha wibyinana kwambura genda wishyure wibyinana byabindi ariko niba mu idini yawe ubona ntacyo bitwaye ariko ijambo ry'Imana riragukebuye uramenye wihisha ibyaha mu mubiri uzarimbuka ejo bundi iryo hema wihishamo ibibi ejo bundi rizasenywa dore ukuntu rero dore ukuntu abantu bera bagikanani bagese iyo niyo mu ijuru bagenda bezwa bagenda batura ibyaha twubika imitwe yacu dusenge umuyobozi ataza kumpana twubika imitwe yacu bitekerezeho wateye haleluya nyinshi wabyinnye cyane kandi Imana iguha umugisha ariko ijambo ry'Imana ry'itoroshi rikumuritseho rero nari kuguha urugero ariko iminota yagiye nari kuguha urugero ariko ubundi ubyina urindi ariko ubundi usenga urindi ariko ubundi muri rya dini ryawe ko bakuramutsa n'amaboko yombi ubundi urinde uri Yakobo uri wahawe umugisha hari ibyo ubundikiye uzi ko Imana ikuntumyeho uzi ko naje nirukanka n'abandi bakozi b'Imana babanje kugira ngo uyu munsi Imana iguhindura amateka y'ubuzima Imana iguhindura ariko undi wo mugisha usaba
wafata hehe wajya hehe se wawuterana kangahe se siyo mpamvu udasinzira kandi ufite ibya mirenge nuko utahindura izina urakorera ku rwiri urakorera hejuru y'umugunguzi Imana irashaka kukweza Imana irashaka kukweza Imana ikuntumyeho ngo wezwe wagiye kenshi mu materaniro ariko Imana ikuntumyeho uyu munsi numva ijwi ryayo ntuyinangire imitima urahaguruka aho uri tugusengera ijwi ry'umukanguzi.